Imana ishimwe. Turashima Imana uyu mwanya dufite wo gusenga. Igihe cyose dufite umwanya wo gusenga ni gushimira Imana. Kuko tuzi ko hariho imbaraga zirwanya amasengesho. Kuko ku isi yose amateraniro ntabwo abura, ariko abantu bashaka Imana n'imitima yabo yose, bashaka Imana n'imitima yabo yose, kandi bakayishakana umurava, ishaka bakayishakana icyo bita sincerité, umutima uzira uburiganya. Ntabwo ari benshi mu bitwa ko bazi Imana. Kuyiye mpamvu, ku mpamvu nyinshi. Hari impamvu y'ubujiji, hari impamvu ya za kamere zitarekura abantu, hari impamvu y'umwanzi Satani nawe akarwanya. Rero hari impamvu nyinshi zituma abantu bitwa ko ari abakristo ku isi babonekamo bake bashaka Imana n'umutima wose, bashaka Imana n'umwete, nk'uko Imana yabwiye abayuda bari mu bunyage Babuloni ngo muzansenga. Igihe cyo kubavana mu bunyage, nubwo nasezeranye ko nzabavana mu bunyage, ariko bizaturuka no ku masengesho yanyu. Ngo muzashaka mumbone, ariko nimunshakisha imitima yanyu yose n'umwete. Ibyo bibiri, umutima wanyu wose n'umwete. Ibyo rero ntabwo ari benshi babifite, nkuko tumaze iminsi tubyiga. Dufite umwete mu by'ubuzima busanzwe, ariko ntabwo tugira umwete mu by'ubwami. Mu buryo Imana igiye gupima ibyayo, umwete tubigiramo n'ibyacu twakumirwa. Ahubwo Imana yavuga ko ibyayo byabaye ibita mu Gifaransa facultatif. Yavuze ko ikintu kiri facultatif, ni ukuvuga ngo gishobora kubaho cyangwa ntikibeho, ntihagire icyo bigutwara. Uko niko Satani ashuka abantu. Iby'Imana ngo ni facultatif, ni ukuvuga biri secondaire, ni ibintu. Nyamara Imana iravuga ngo ibyawe bikwiye kuba mu mwanya wa mbere. Matayo 6:33 murabizi. Mushake mbere na mbere ubwami bw'Imana no kwiranuka kwayo, niho ibindi byose muzabyongererwa. C'est l'inverse y'ibyacu. Ibyacu dushake iby'isi, hanyuma nitumara kubigwiza tuzashaka Imana noneho. Donc ni opposite. Ibyo rero ni uburiganya bwa Satani, ni ibinyoma. Ntabwo Imana itubuza gushaka ibyo dukeneye mu isi. Ntabwo Imana itubuza, Imana itubuza kubirarikira. Ariko ntabwo itubuza gushaka ibi byo mu isi. Ahubwo Imana itubuza ko byahinduka intego yo kubaho kwacu, kandi ariyo soko y'ubuzima. Ntabwo Imana ikubuza gushaka ibyo ukeneye mu isi. Imana ikubuza ko byahinduka Imana yawe, bikaba ari byo biba intego yo kubaho kwawe. Ibyo bita la finalité, intego. Iyo bibaye intego ni ukuvuga ngo nibyo tuvukira, kandi si byo. Ntabwo uvukira ngo ushake iby'isi. Birakenewe, ariko ntabwo ari byo bituma uvuka. Mais non, ça serait dommage. Bizaba bibabaje. Reba les grands bâtisseurs des grands empires, abantu bubatse ubwami bugari nka Alexandre le Grand, bariya ba Nebukadinezar. Nimba icyo bavukiye ari biriya bakoze bakiriho, noneho nyuma y'amateka y'imyaka myinshi bigahanagurwa, ni ukuvuga ngo rero bavukiye ubusa. Nimba icyo wavukiye nyuma y'igihe runaka utakiriho bigasenyuka bikavaho,
ni ukuvuga ngo rero wavukiye ubusa. Rero ntabwo twavukiye rero gushaka iby'isi kabone nubwo tubikeneye, ahubwo twavukiye twabayeho kugira ngo duhimbaze Imana, dukorere Imana. C'est ça le but de la vie. Iyo niyo sense y'ubuzima, niyo meaning y'ubuzima. Imana ishimwe. Noneho muraza kumbaza muti ese kuko ari byo biganza cyane kurusha n'abantu babwirizwa buri gihe cyose mu masengero, kuko ari byo biganza iby'Imana bikaba facultatif secondaire kuri bamwe. Kubera iki? No kubera ko umuntu agizwe nibi, simvuga umwuka w'ubugingo n'umubiri, ibyo bitatu turabizi ko bigize umuntu, amen, ariko agizwe n'ibice binini bibiri. Igice kimwe kirimo wa mwuka n'ubugingo, icyo ni igice bita immateriel, kitari materiel, kidafatika kandi kidapfa. Niyo mpamvu iyo umuntu apfuye akomeza kubaho swat muri paradizo y'Imana arendera umuzuko cyangwa akahinduka umuzimu. Ikindi gice cyitwa umubiri, uwo nyine umubiri urasonza aka kanya, uwo mubiri w'akanya gato, uyo mubiri malaria izikawukubita hasi, cyangwa umuntu agakorora agahita apfa, cyangwa akaryama ntabyuke. Ibyo nibyo bice binini bibiri. Icya mbere kigizwe na bibiri, umwuka n'ubugingo. Ikindi kigizwe n'umubiri. Kubera iki se noneho iby'isi ari byo dushishikaye cyane kurusha ibindi, kandi bitwa ngo twaramenye Imana? Murazi impamvu? Ni ukubera ko iki gice cyitwa umubiri mwabizi kiganzwa n'icyo bita l'instinct animal. Ni ukuvuga ngo inyamaswa Imana yazihaye instinct. Inyamaswa ntabwo yazihaye ubwenge nk'ubwacu, yazihaye instinct. Imana yazihaye instinct, ni ukuvuga ngo nizo ituma zishobora kubaho, zikamenya uko zishaka ibyo kurya, zikamenya uko zirwanaho. Iyo ni instinct. Natwe rero iyo tuvanyemo umwuka n'ubugingo, cyangwa tuvanemo n'umwuka, sibyo, dufata umwuka n'ubugingo, iriya partie ya mbere navuze, duhinduka des êtres dirigés par l'instinct. Duhinduka abantu bayoborwa na instinct animal, instinct inyamaswa. None instinct y'inyamaswa muyibona gute? Iyo ishonje irahaguruka kajya gushaka icyo kurya. Lorsqu'il y a des instincts sexuels, kajya gushaka partenaire. Hari umuntu ayibwira ngo harageze, biri muri yo. Nimba ari ingore ijya gushaka ingabo, nimba ari ingabo ijya gushaka umugore, nimba ishonje ijya gushaka icyo kurya, nimba inyote ishaka gushaka icyo kunywa, nimba ari igiteye ubwoba ikwiye gushaka ukuntu yihisha cyangwa yirwanaho. Ibyo rero turabisangira inyamaswa. Niyo mpamvu rero Paulo avuga ngo ntitukayoborwe na kamere, kuko abayoborwa na kamere bahinduka abanzi b'Imana. Ngo ahubwo ngo twicishe umwuka ingeso za kamere. Bivuga ngo rero kubera ko iyo instinct animal, niyo mu Bibiliya Louis II muri Bibiliya y'Igifaransa iyo avuze umuntu wa kamere we amwita l'homme animal. Numva umuntu nyamaswa w'inyama n'amaraso. Ni ukuvuga ngo rero iyo rero iby'isi ari byo twiruka inyuma, ntawe bitandukaniye n'aya nyamaswa iyoborwa na instinct. Iyo ishonje ijya gushaka icyo kurya, iyo inyote ijya gushaka icyo kunywa, amen. Iyo amahormone sexuelle azamutse, imisemburo ijya gushaka partenaire, ingabo gushaka ingore gushaka. Ibyo byose rero nibyo bigize l'instinct animal. Iyo umukristo rero atabizi ibyo, nawe yibesha ngo ni umukristo kandi ayoborwa na l'instinct animal, ayoborwa n'umubiri inyama n'amaraso. Mwumvise aho natangiriye? Ntabwo Imana itubuza gushaka iby'isi, itubuza kubirarikira. Kuko kurarikira bishobora kuzana ibibazo, okay? Ariko Imana ikavuga ngo iby'isi ntibikabe intego yo kubaho kwanyu, ngo bihinduke Imana mujye kubisenga. Na niyo mpamvu iriya Matayo 6:3 ivuga ngo mushake mbere na mbere
ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo niho ibi byose byo mu isi mukeneye muzabyongererwa. Si uko Yesu ashaka ko tureka gukora no kujya gushaka iby'isi, nuko atwereka l'ordre de priorité uko Imana yipanze. Satani rero il en profite, Satani niwe profite, niwe abyungukiramo, kubera ko igice kinini cy'ubuzima bw'abantu kiganzwa l'instinct animal, kiganzwa na kamere. Rero ntimuzategereze ngo hazaza abantu benshi mu masengesho, reka da. Na niyo mpamvu na za revive, Imana ubwayo iprovotse revive, iprovotse ububyutse bwo gusenga nyuma y'igihe runaka birazima, kubera ko ya instinct animal irongera ikazamuka. Mwajyubisima, nimuzajye mwibaza ngo ibintu birikora, nimuzavuga ngo nuko ubuzima bukomeye. Ntabwo ubuzima bukomeye, c'est pas ça la question. Nubwo umuntu wese yaba afite ibintu byose ashaka, si ukuvuga ngo amasengesho azitabirwa n'abantu benshi. Mwabizi, ahubwo bazasinzirira muri ibyo bintu. Stress ikeneye yishyurirwa. Reka dusenge. Mwami, turagushima uyu mwanya duhaye wo kuba imbere yawe dusenga dushaka amaso hawe. Turazi ko Satani umwanzi w'iby'umwuka niwe ari inyuma yo kubuza abantu gushaka amaso hawe no kugushakana umwete. Mwami, komeze kuduha gukanguka muri iki gihe turimo, tube maso, dusenge iminsi yose. Umuntu wacu w'imbere ntasinzire ya bitotsi Satani asuka mu bantu. Waravuze ubwawe ugurira itorero ryo mu gihe cy'Iherezo ngo nimubona ibimenyetso byose bigaruka kwanjye, ngo mube maso kandi musenge iminsi yose kugira ngo muzahabwe imbaraga zo guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu igihe azaza. Mwami, turazi ko nibyo bihe turimo, turisengeye ubwacu, duhe gukanguka mu myuka yacu nk'uko wakanguye imyuka ba Zerubabeli, yaba Yosuwa mutambyi mukuru n'abayuda bose. Satani yari yabashize mu bitotsi byo mu mwuka, umuntu wese yiruka inyuma y'ubuzima bwe, ingoro y'Imana igumara amatongo n'umusaka yarasenyutse, nta n'umwitayeho. Mwami, bibaye ngombwa ko uhagurutsa Hagayi ndetse na Zakariya kugira ngo bahaguruke kubwo ijambo ryawe washize mu kanwa kabo, bakangura imyuka yabo. Ndagushima ko babumviye barakanguka, bita ku murimo wawe, kandi ntabwo ibyabo byasubiye inyuma, ahubwo byateye imbere. Ntabwo bapfiriwe n'ibyabo, ahubwo byabo wabihaye umugisha. Waravuze ngo Satani arabashuka ngo mureke ibyanjye mwiruke mu byanyu gusa, ngo murebe bufungura amaso, ngo ukore umushahara ameze nk'ushyira mu mufuka utobotse. Urya nawe ngo nahaga, unywa ntashira inyota, n'uwambara ntashira imbeho, kubera ko ibyanjye mwabiteye umugongo. Mwami, turasengeye itorero ryawe ku isi, urikangure muri iki gihe turimo. Umuntu wese witirirwa ubwoko bwawe yimenye kandi amenye n'ibihe turimo, ndetse amenye n'icyo gukora, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, amen. Ariko nibita mu cyongereza commitment, engagement. Ukwiye kuba committed, ukwiye kuba engagé, amen, ku giti cyawe. Nubwo uzaba uri wenyine, ukwiye kumenya icyo Imana igushakaho, parce que le Dieu ce n'est pas le Dieu de la majorité. Un homme avec Dieu il est majoritaire. Ikuru ni mwibaze mu gihe cya Nowa, abantu bose bari batuye ku isi y'icyo gihe, Imana ikarokora 8 gusa. Umva Imana ikangwa n'ubwinshi, ikarokora 8 gusa. Sodoma na Gomora ikarokora bangahe? Loti n'umugore ariko nawe ntiyagezeyo, amen. N'abakobwa be 2 n'abantu bangahe? Na 3 barokotse.
none imbaga iratikira apfa. Ntuzigere winjira muri iyo bitekerezo. Imana ni omniscient, izi byose, izi n'ibihe uko bizaba bimeze, ahubwo umunyabwenge ahagarara mu bushake bw'Imana. Imana ishimwe. uyu munsi rero ijambo ributuyobore ni ijambo dusoma urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, ibice 4 umurongo wa 16. Nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Amen. Amen. Kudacogora. Ne perdez pas courage. Nimucogore. Ni gute umuntu ashobora kugumana umurava n'ishyaka ry'Imana ntacogore mu gihe imbaga y'abitwa abizera icogora? Ngibyo iyo turebe. Kudacogora mu gukurikira Yesu Kristo. Don't lose your heart. Ne perdez pas courage. Don't lose your heart. Ntucogore kurikira umwami kukiza bazazira kora ubushake bwe. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous ne perdons pas courage. Paulo aravuga hano kugira ngo byumve neza impamvu yabivuze. Kadutangire Abakorinto wa kabiri 4:7 tugeze ku murongo wa 12. Ariko dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba, kugira ngo imbaraga zisumba byose zibe iz'Imana zidaturutse kuri twe. Dufite amakuba impande zose, ariko ntidukuka imitima. Turashobewe ariko ntitwihebye, turarenganywa ariko ntiduhanwa. Dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose. Tugendana mu mibiri iteka urupfu rwa Yesu, ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu. Kuko twebwe abazima dutangwa iteka ngo dupfe baduhora Yesu, kugira ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu izapfa. Nuko rero urupfu nirwo rukorera muri twe, naho muri mwebwe ubugingo nibwo bubakoreramo. Amen. Amen. Arakoze nete mukundwa. Ngo ariko dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba. Kwizera Imana duhaye ni ubutunzi. Urwego tugezemo kumenya Imana nzima ni ubutunzi. Ubuhamya Imana yubatse mu buzima bwacu ni ubutunzi. Umwuka wera twakiriye nk'ikimenyetso cyo ku munsi wo gucungurwa n'ingwate y'umurage tubikiwe mu ijuru, tabasha kubora cyangwa kugajuka, ni ubutunzi. Ibyo byose ijambo ry'Imana muri twebwe mu mitima yacu ni ubutunzi. Ariko ngo ibyo byose byitwa ubutunzi butabora biri mu nzabya zibumba. Izo nzabya ni iki? Ni imibiri yacu ipfa, izapfa. Ibyo rero bifite izihe ngaruka? Bifite ingaruka zikomeye. Bifite ingaruka bita tension. Tension hagati ya wa muntu wacu w'imbere wakira ibyo byose by'ubutunzi n'umubiri birimo. Hahita haba tension between the spirit and the body, tension entre l'esprit et le corps. Iyo tension rero igaragara muri bya natangiye kubabwira muri introduction. Ni ukuvuga ngo uriya muntu w'imbere n'ubutunzi abitse bw'Imana, namaze kubuvuga, afite ubushake bwo kugira icyo akoresha bwa butunzi. Hanyuma uyu mubiri nawo witwa
urwabya rw'ibumba narwo ufite ibyawo, nawe ufite icyo usaba, nawe ufite icyo ukleminga, nawe ufite icyo ukeneye. Ariko Bibiliya avuga ngo ibyo byombi ibyifuzo byabyo birahabanye. Iyo bibyara tension, bibyara tension. Aho niyo intambara y'umukristo ibera permanent, ihoraho. Mbere yuko Satani aturwanya, mbere yuko isi iturwanya, iyo ntambara iri hagati y'izo ngoma ko ari ebyiri irakomeye. Ingoma y'umubiri w'inyama n'amaraso, urwabya rw'ibumba, n'ingoma y'iby'umwuka. Benshi rero ntibanazi ko izo ntambara ziriho, cyangwa ntibaziyumvamo, ariko ntibafata umwanya wo gutekereza kugira ngo banumve n'ijambo ry'Imana icyo ribabwira, ukuntu bashobora kwigobotora ingoma y'inyama n'amaraso, ni ukuvuga igitugu cya kamere cy'imibiri yacu. Kuko iyo baza ku birenge by'umwami ngo abigishe, yabigisha uko bashobora kunesha iyo ntambara iri muri bo, itari hanze yabo. Hanyuma Satani rero we ahita profita, akaza hagati iyo ntambara, akamenya uko abantu bahambira neza mu buretwa bwe. Imwe mu nzira Imana yahisemo kugira ngo igobotore abavutse ubwa kabiri muri Kristo, ni inzira y'ibihe byo gusenga, n'ibihe byo kwiyiriza, n'ibihe byo gutekereza ku ijambo ry'Imana, meditation, n'ibihe byo kwimenyereza kubaha Imana, l'exercice de la piété. Kwitoza nako, kwitoza kubaha Imana biritozwa. Bibiliya iravuga ngo mwitoze kubaha Imana, biritozwa. Iki nacyo no kwigeza la foi, gushira ukwizera mu bikorwa, kugira ngo kureke kuba mu magambo cyangwa mu bwonko gusa. Izo ni zimwe mu nzira Imana inyuzamo imbaraga zayo kugira ngo muri iyo ntambara hagati y'izo ngoma ebyiri, ingoma y'umwuka muri twe n'ingoma y'umubiri w'inyama n'amaraso, cyangwa ingoma ya Adamu wa mbere muri twe, aho ni umwuka abona uburyo bwo kuduha intsinzi. Murumva rero, c'est une longue discipline. Amen. Ni igihe kirekire cya discipline. Ntabwo bikora gutya mu cyumweru cy'umupango birarangiye. Kandi ce n'est pas acquis une fois pour toutes. Ntabwo uvuga ngo ejo nanesheje bidasubirwaho. Non. La guerre est longue, elle est faite de beaucoup de batailles. Intambara ni ndende, y'igihe kirekire, izarangira tuvuye muri isi, ariko igizwe n'ibyiciro. Ushobora kuneshwa icyiciro kimwe, Imana ikagufasha kwikubita agashyi, noneho ukanesha igikurikira. Imana ishimwe. Mwabyumvise? Dufatire iminota 5, buri wese ajya imbere y'Imana, hanyuma arebe izo ngoma ebyiri zirwanira muri we uko azihagazemo, hanyuma umenye ko usenga. Byumvikanye? Ariko ijambo nyamukuru kugeza uyu mwanya ngo ntiducogora, ntidukwiye gucogora. Amen. Niyo jambo nyamukuru. Ntidukwiye gucogora. Ne devons pas perdre courage. Amen. Ntidukwiye gucogora. Don't lose heart. Ntidukwiye gucogora, tukwiye kumenya kuba muri Kristo, kugendera muri Kristo icyo bivuga. Kuko ntabwo twahamagariwe kuba mu idini ry'amateraniro. Minota 5.